njyewe ubivuze sinakonkora ubivuze Bibiliya iravuze ngo nuko Uwiteka kunyuzeho abantu baragutaye nta nubwo ugira kirengera abantu ntaco bagutwara cyo kozareka nkwizeze ariko kuri iyi tariki uyu munsi nje kukubwira ngo Uwiteka aje kuhanyura kuko naramukanyuzi wawe birakunda umva reka nguhitangazo Uwiteka nangwa si Yesu Kristo ijoro yanyuze kwa Zakayo abanyamunwa bawugize muremure baratangira ngo mbese no kwa Zakayo habera ibi bintu ese no kwa Zakayo Yesu yanyurayo niko nawe uyu munsi ariko bimeze abantu bari kuvanga iwawe nta ciza caturukayo abandi bati ntago wakwambara ribaya nk'abandi abandi bati ntago wakwisiga nguce nk'abandi abandi bati inkweto nziza ntiwayambara abandi bati ntiwarara ku gitanda ciza abandi bati ntiwakaranga nk'abandi ariko Yesu aravuze ngo akunyuzeho kandi ubwo akunyuzeho ngo maze arakubengukwa bisobanuye iki iyo umukobwa yasabwe atangira kwitwararika Yesu akunyuzeho bivuze ngo igihe c'isezerano cawe rero kirageze bivuze ngo igihe cyo gusubizwa kwawe kirageze Yesu akunyuzeho. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde reka mfata umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranyije kutabicisha irungu no mpamvu ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mutuyimana Jean Claude umwana w'Imana akaba n'umukozi w'Imana nangiye kuguhana no kugarutse vuba kuko ntago nakwemera kuba umukozi ntaraba umwana yego mbere na mbere no kubanza nkaba umwana abona kuba umukozi nyuma yego kuko namaze gusobanukirwa ko abakozi bahembwa bakagenda ariko umwana niyo bamuhembye bamuha n'umunani yego rero ntago ndi kwemera kuba umukozi ntaraba umwana mbere na mbere no kuba umwana narangiza nkabona ubu umukozi nuko ibyo nibyo by'ingenzi yego murakoze ndagushimiye kuba ubonetse tugiye dushima Imana shima Imana yuko umwana wawe ari umufinalist tugomba gushima Imana nubwo wenda bari abantu barimo kuntega amatwi bakumva umutwe wanje ntago meze neza bitewe nuko ndwaye ibicurane ariko ntago ibyo ngibyo byatubuza kuvugira Imana nta nubwo byatubuza kuyikorera kubera ko bira yaravuze ngo mu bino mu byiza tuyishime niyo mpamvu tugomba kuyivugira twaba turi bazima tukavuga twaba tugwaye tukavuga kuko ibintu byose tubamo byose tubamo Uwiteka Imana aba yabigizemo uruhare yego ndi kuvuga nishimye Imana kuko uvuye mu nama y'ababyeyi barerera ku kigo umwana wawe yigaho kandi by'umwareka akaba ari ababyeyi sibyo yego bafite abana bari kurangiza bazakora icya leta yego niyo nama nabyukiyemo niyo mpamvu je numvise nishimye oya nawe urukumva nyine ndi gusaza kuba nagize umwana ugiye gukora ikizamini cya leta urukumva ko ndi kwegereza ubusaza nagiye hari umuntu mwavuze ati buryo uzareba umuntu arenze 30 ntago bongera kuvanga ari gukura bavuga ko ari gusaza rero ukumva niba 30 narayirenze kera urukumva ndi gusaza ntabwo ndi gusaza niba nagize umuntu ugiye kugira umwana ugiye kujya segonderi ngo ndi gusaza nukuri pe yego nje ko arajya mu wa kane ngo nyine uri umwana ubwo uracyari umwana wewe ndacyari umwana agakora tronko magiye mu wa kane segonderi no kuvuga ngo urukumva niba arakora arakajya segonderi mu wa kane ni ukuvuga ngo nta kindi ubwo uri umusaza nyine cyane kabisa isari musaza rega tuye tunabimenya mutu uzi ko wavutse mfite imyaka 8 wagiye ta none ukumva niba narafite 8 uko tutari duturanye nari kujya nguheka uba warampetse byo imyaka 8 umwana w'imyaka 8 yaheka umwana wavutse birumvikana ariko ndakubaha cyane 92 92 ni 6 nkuru urakoze cyane navutse 94 ariko urumva ko 94 kabundusha imyaka 8 kabangize 30 ningaho ubwo ubu ufite 31 yego urukumva ndi gusaza nkurusha 9 sha ufite 31 kandi ufite 40 yanjye umuntu aragushakira intuza no kugushakira yangofero y'abasaza n'inkoni cyane no sagize ngo sinzayambika mu minsi rimwe cyane rwose nubwo urwaye se utuzaniye iki no kuvanje kubwira abantu ngo humura ntucike intege Yesu aje kukunyuraho fatiraho Imana tugire neza Mana mu izina rya Yesu tugushimiye ko abanye natwe watugiriye neza turagushimiye nubwo umubiri utameze neza ariko twizeye ko urabigenza neza kandi biravuze ngo mu bibi no mu byiza dushime kuko twamaze gusobanukirwa ko uku nguku umeze harimo abacitse amaguru harimo abacitse amaboko harimo bari muri bomboni bari kongererwa umwuka ariko ngera cyafite imbaraga ndacatambuka bikemera izina ryawe rihabwa icubahiro niyo mpamvu twongeye kwicara muri literaniro rya Concorde TV show ndakwinjiza kugira ngo uzubanemo natwe uyu mwanya tugiye kubarana mu ijambo abariho dushigikira abariho dukomeza abariho twambika imbaraga ndabizi neza ko nyiri bihe
aho wageze bijya byemera. Reka buri muntu wese ugiye kudukurikira abone neza n'umugisha biturutse mu ijuru, kandi ico wagambiriye uyu munsi ugisoreze kwibahisha. Urakoze kubyumvise kandi kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Rero Imana tugire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana turasanga muri Ezekiel ibice 16 umurongo wa 8. Dusomera dufasha uramfasha gusoma Ezekiel ibice 18. Ezekiel ibice 18. Yego. Ezekiel ko ntari kukubona. Ezekiel 16. Oya, Ezekiel 16 umurongo wa 8. Yego, Ezekiel ibice 16 umurongo wa 8 aravuga ati: Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza. Ndangije kukunyuraho ndakwitegereza. Mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa. Maze ngutwikiriza umwitero wanjye. Nambika ubwambure bwawe. Ndetse naranakurahiye. Nasezeranye nawe. Maze ubu wanje Imana itugirire neza. Niko Uwiteka avuga. Si njyewe ubivuze, sinakonkora ubivuze. Bibiliya iravuze ngo nuko Uwiteka kunyuzeho. Abantu baragutaye nta nubwo ugira kirengera. Abantu ntaco bagutwara cyo kozareka nkwizeze. Ariko kuri iyi tariki uyu munsi nje kukubwira ngo Uwiteka aje kuhanyura, kuko naramukanyuzi wawe birakunda. Umva reka nguhitangazo. Uwiteka nangwa si Yesu Kristo ijoro yanyuze kwa Zakayo, abanyamunwa bawugize muremure baratangira ngo mbese no kwa Zakayo habera ibi bintu, ese no kwa Zakayo Yesu yanyurayo. Niko nawe uyu munsi ariko bimeze. Abantu bari kuvanga iwawe nta ciza caturukayo. Abandi bati ntago wakwambara ibaya nk'abandi. Abandi bati ntago wakwisiga nguce nk'abandi. Abandi bati inkweto nziza ntiwayambara. Abandi bati ntiwarara ku gitanda ciza. Abandi bati ntiwakaranga nk'abandi. Ariko Yesu aravuze ngo akunyuzeho, kandi ubwo akunyuzeho ngo maze arakubengukwa. Bisobanuye iki? Iyo umukobwa yasabwe atangira kwitwararika, Yesu akunyuzeho bivuze ngo igihe c'isezerano cawe rero kirageze. Bivuze ngo igihe cyo gusubizwa kwawe kirageze. Yesu akunyuzeho. Yesu akwambitse umwambaro w'agaciro. Umaranye igihe umwambaro w'iseseme, ukurebye wese arakureba ni iseseme. Ariko nkubwiye ijambo rikomeye ngo Yesu akunyuzeho. Soma umurongo wa 9. Oya, soma umurongo wa 10. Maze nkwambika imyambaro ifite amabara ateye ibika. Imana ikwambitse imyambaro isinzi ibi bintu. Ndashaka kugira ngo abantu babyumve cyane. Uwiteka aje kukwambika imyambaro iteye amabara, nangwa se amabara afite ibika. Bivuze iki? Imana igiye gukora ibitangaza biri kurebwa n'abantu apana kuca kintu kimwe bamenyereye. Imana tugirire neza. Buri mwana ari ku ishuri agira birote, kandi birote ibiriho amasomo menshi. Imana tugirire neza. Abantu twese twiza amasomo menshi, kandi soma niza ko ngorida siryo wize. Soma niza siryo abandi bahanuzi bagenzi banje bize. Buri muntu wese afite isomo ari kwiga. Rero bivuze iki? Buri soma wize, wa muhanuzi warasenze, wa munyamasengesho warasenze. Abantu bakuvuga uko bashaka, abantu bakugira igitaramo, ariko buri biroti yawe bitewe n'isomo waciyemo. Uwiteka nyiri impuhwe aramanutse biroti agiye kwishiraho amanota. Ngukwetesha inkweto z'impu zatahashi. Igukwetesheje inkweto z'impu. Burareka mbabwira abantu mwambaye uruhu kera murabindusha, ariko bivuze ngo mwende nagase inkweto y'uruhu. Uwari wese ibonye avuga ati inkweto zarama. Bivuze ngo abantu b'Imana, reka mbabwira iki kintu. Uwiteka ngo igitangaza kizaramba, kubera ko ibindi byarakozwe biraguhita mu ntoki biragenda. Ariko Yesu akoze igitangaza kizaramba. Reka mbwira abantu badufite none, ariko ejo ntabazi uko tuzaba tumeze. Abantu bari kutubyiniraho, ariko n'abantu bari kuza bakikanga ibihumbi 10 mu mufuka, bakumva ko wasenze ugomba kuzaseba. Ariko baduhanze amaso bazi yuko uzaseba, ariko iyo aguhanze we ntishobora kubyemera. Bazi kuzaseba, nta kindi kibahangayikishije. Ntabwo bahangayikishijwe n'imirimo ngo baje kufira. Imbuga zabo zararaye, abandi basa n'amacinya ntabwo bagikaraba, abandi ntibagifura imisatsi yabo, abandi ntiwareba amavi yabo garakobotse ngo bitaye ku kuvuga mutuyi. Icyambabaje ni kimwe gusa, nuko bene ngabo birirwa bakuvuga. Reka mbabwire kandi siko numva kandi sawa. Imana itugirire neza. Reka mbabwire aka kantu mbaze igihe ndi kubwira abantu mwese mwaciririye imbwa bazita kuzicirira. Siko bavuga ko nkorde bazita kuzicirira. Zarabe iyo umuntu afite imbwa iwe mu rugo, iyo atashe iyo mbwa iramoka. Niyihe ko nkoro ngaho mfasha? Niyihe mpamvu umuntu agira imbwa iwe mu rugo? Sibyo wowe wataha kandi ari yawe kubera ikamoka. Niyihe mpamvu? Biri kumpa karibu kubera ko muziranye. Yego. Reka nkubwira akantu utaruzi rero ugishubije ko ntari ngishaka. Imana itugirire neza. Iyo umuntu atunze nagasi yaciririye imbwa iwe mu rugo, iyo atashe rero ntagimoka.
ahubwo iraza ikamurigushagusha ikagendera mwimwanganyizaho imbere ikamwirata kuko igize gute iramuza ko ntishobora kumumokera. Ariko iyo hinjiye mu rugo umuntu utazwi muri urwo rugo iyo mbwiramoka. Ayo magambo bavuga rero nibamoke nk'izo mbwa. Impamvu bari kwirirwa bari kumokana uko batakuzi, impamvu bakurwanya nuko batakuzi. Baramutse bakuzi, baramutse bakumenye, nta bakongera kukurwanya. Baramutse bazi icyo Imana yakuvuzeho, nta bakongera kukurwanya. Umva ye mubyeyi unteze amatwi, umva ye mukobwa unteze amatwi, umva ye mugabo nawe wa musore we, umva munyarwanda nawe uri hanze y'igihugu. Reka nongere nguhira itangazo. Nubwo bari kuguhiga, nubwo bari kukurwanya, nubwo bari kukuvuga amagambo menshi, ihangane. Ni imbwa ziri kumoka zirira hirya, kuko iyi mbwa izishebuje ntago imumokera. Imbwa imokeraga umuntu itagize gute itazi. Bara rero bari kwirirwa barakuhangira, bara bose bari kwirirwa barahanga inkuru. Imana iravuze ngo ije kubacecekesha, ije kukwambika inkweto. Hari rwo ruhu rukomeye, hari rwo ruhu rw'agaciro, wikangishwa n'ibiriho kuko Yesu agufiteho umugambi. Soma. Yo ngukenyeza imyambaro y'ibitare myiza kandi ngutwikiriza iya hariri. Imana itugirire neza. Imana igukenyeje umukandara mwiza. Umukandara usobanura iki ko nkoro icubahiro. Imana igukenyeje umukandara. Imana hari ikindi kintu yongeye kuza gukora. Nubwo abantu bakufasha uko utari. Nubwo abantu bakumva ari umuntu mwageze kumaza ikibazo arafati nukwera ikimuvuga abantu cyane. Nongera mbisubiremo. Satani akoresha umuntu, n'Imana igakoresha umuntu. Nabwiye abantu babwira ngo iyo uhuye n'umuntu akagutuka, ntago uva ngo nahuye na runaka arantuka. Uva ngo nahuye na Satani mu gitondo. Ariko niyo uhuye na mutu akakugirira neza, ntushobora kuva ngo nahuye na mutu yangirira neza. Uva ngo nahuye n'Imana muri iki gitondo. Bisobanuye iki rero? Nubwo intambara zihari, nubwo uri guhigwa mu gitondo nimugoroba, wigira ubwoba. Biriya byose biri kumoka, birirwa bakuhiga, birirwa bakuvuga, nuko batakuzi. Baramutse bakumenya. Ariko rero hari n'ikindi kintu nshaka kubwira abantu bahangayikishijwe n'amagambo, bahangayikishijwe bamvuze, bandwanyije, bakoze iki. Reka nkubwire ko nkuru nta muntu waba ufite akazi ngo yirirwa aravuga mutuye. Oya, abari busy kwako kazi. Rero ababirirwa batwashamye, ababirirwa bakwashamye, ababirirwa bahima guhiga, aba bakurwanya nta kazi bafite. Imana yabahaye amakazi kuri wowe. Iturize rero, nyuma yuko ubaye igitangarizwa uzaba igitangaza. Nanone nkubwirira ijambo, wigira ubwoba ngo wirirwa urahangayika. Iri buye ryakomeje imfuruka, iryo ngiryo ryitwa ipembe. Iyo ridahari ntibubaka inzu, buryo uri ipembe kuri kuko umwubatsi wese yagiye kubaka abanza gushaka ipembe. Imana itugirire neza. Uri ipembe rero, mbese uri akazi ni weho batungishije. Iyo bakuvuze bararya, iyo bakuvuze barambara, iyo bakuvuze baryama neza. Rero uri akazi kuri bo. Rero uje ushima Imana uvuga uti Imana yagushimiye ko hari abantu bari bize kubera jewe bafashe umwanya wo kunyigaho. Wigira ubwo batuza. Yesu akwambitse uwo mwambaro, agukenyeje umukandara. Yesu hari icyakoze. Soma. Nkurimbishije iby'umurimbo, kurimbishije iby'umurimbo kandi nkwambika ibitare by'izahabu ku maboko. Nushaka urekera aho ngako n'umukufi mu ijosi ryawe. Yego, Imana itugirire neza. Amen. Imana ikurimbishije iby'umurimbo. Hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Ndabizi ko Satani nibyo arakora, ku manywa arakora na nijoro arakora, ariko uri uw'agaciro. Paul yararimbye ngo twatangiye batabyumva, tuzamuka batabishaka. Nababwiye ko nzaba umuntu, bagira ngo ndikuri kubesha, barapanga igapangurura. Yumva, barapanga igapangurura. Twatangiye batabyumva, tuzamuka batanabishaka. Uyu munsi icyo Imana yavuze, Kamiriyoni yaravuze ngo abayuda turi kumwe nabo, aravuga ngo abayuda tuyita nabo, abarara tugendana nabo, abayuda dusangira nabo, abayuda turi gusengana nabo, abayuda. Ariko nkubwiye ijambo rikomeye, imbere y'abayuda, imbere y'abanzi, Yesu akwambikiyeho umukufe. Uyu mukufe umunsi bawukwambitse, abandi bazakoma amashi. Kubera iki? Bamwe bati twaragusengeye cyane, ariko we bazaba bishimye. Nari nguhaye itangazo rivuze ngo wigira ubwoba, wihangayika. Yesu agufiteho umugambi ukomeye kandi yagiye kiguca intege. Kubera ko uyu munsi wa none Yesu arahari kugira ngo akurengere, Yesu arahari kugira ngo agutabare. Wigira ubwoba, wigihangayika. Abo bose nakuba bafate nk'abatariho, kuko iyi mbwa itazi shebuje iramuka. Yesu atugirire neza. Imana ibambike imbaraga. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana ishimwe mukozi w'Imana. Imana igumugisha ngo iyi mbwa itazi sebu yimbwa yari winjiye mu gipangu, imbwa itamuzi iramuka. Ariko yari uwo izi wo mw'icyo gipangu usanzwe uhagenda, iraza ikamusuhuza ikamuzenguruka. Yego. Aribyo ubwo bisobanuye. Ni ukuvuga ngo icyo bisobanuye, iyo umuntu muziranye, sibyo? Iyo umuntu akuzi aragutinya. Yego. Sibyo? Iyo umuntu akuzi aragutinya, hari ibintu atagukora imbere. Ariko iyo umuntu atakuzi agendera kubara kuko abari ibyo atagize gute ibyo atazi. Niyo mpamvu nakugereranyirije kirashishiro cimbwa n'abantu. Vuga ngo iyo ugeze mu rugo rurimo imbwa,
ukarugeramo wowe muri urwo rugo utazwi imbwa iramoka abo rero mpita mvuga ngo abo bantu bari kwirirwa baramoka bari kuvuga hirya no hino bari kuvuga abantu wagira ngo niko kazi babonye bari kumoka kuko ibyo bari kuvuga ntabagize gute ntababizi ariko iyi mbwa izi shebuja iyo sebuja ata ica bugufi kuri shebuja uzabirebe ihita ica bugufi ikazamura umutwe ngo irebe ko shebuja arico yagira gute yayiha wabyumvise nico gice bisobanuye yego Imana iguha umugisha reka dusoze murakoze cyane wanyemera ugatanga nimero uwafashiwe nawe akazaguhamagara nkareka kujya mfashwa njyenyine biremewe kumpamagara ni 078 21 38 32 niyo nimero yanjye Imana ibahereze umugisha yego karibu nisengesho Mana mu izina rya Yesu uvuganye natwe kandi uvuze ko ari ibyo uje gukora izina ryawe nirishimwe hari abambo wagaciro wongera ukabasubize ababyeyi ukabasubize abapapa ndetse n'abakobwa n'abasore Mana igihugu cacu n'ahandi hanze hose n'abadukurikiye basubiza akagaciro wongera ubambike uyu mwambaro bakenyeze uyu mushumu bambike izi nkweto ndetse nyuma nanyuma bambike uyu mukufe kugira ngo izina ryawe rishimwe bikorere kwibesha kandi ubane natwe muri byose tuzi ko ari wowe murengeze mu izina rya Yesu amen